mbere ubu umwanya urarangiye ndabona tugiye gusoza dusenge ariko umunsi umwe barandashe ndi mu modoka ntwaye imodoka barandasa kababwire ngo buri Imana itubwira ngo twirinde ntabwo ari umusanzu ntabwo ari umusada Imana idusaba ngo nuko yananiwe kuturinda Imana iturinda tubizi tutabizi Imana iturinda duhari tutanahari ndetse Dawidi yaravuze ngo yaba atari Uwiteka wabaye natwe biba byararangiye Imana rira turinda icyo gihe Imana yarandinze bakubise amasasu twagize gucya dukase gatoya mu ishyamba ryo muri Nyungwe hepfiri niba ari hepfo niba ari hirya kasi kugende wari uri kuri vora ikintu numvise amasasu aravuga ngiye kuma numva ibintu byatumutse numva byanguye mu maso kera byari ibice by'umubiri wanjye n'amaraso arakubita ariko bigikubita numva ijwirira ndavuga ngo mwami Yesu burya iri zina ni izina rikomeye iyo turitabaje tukaritabaza nageraga n'ubaracyahari mushiki wanjye yajyaga avuga data ntakiriwe yitwaga Samuel akano kakubita Samuel we ariko amaze gukizwa namwigiyeho ibintu uwo mushiki wanjye mbona ko yahinduye akajya avuga mwami Yesu burya bya bindi iyo tubivuze tubikuye ku mutima burya abangukira kudutabara cyarakubize igikubize ni mwami Yesu numva ijwi rirambwira ngo ntuhagarare nziyonjya se umushumuri abiziho twarakoranaga umurimo w'Imana nakoraga muri ADPR hariya muri icyo gihe ntabwo nari nziyonjya amasasu nanjye ndi muri mwami Yesu ko nakandagiye kuri accelerateur sinzi yomba niyonjya abaje kudutabara ibimenyetso byo kuturasa by'ibishwanyaguriki by'ibirahure naho imodoka yananiriwe ngo hari ibirometero 2 ariko ntabwo ari giye watwaye natwara guteze kukuboko bari baguciyemo ukugufashe gutya Imana yongeye kukuremarema yarakuremaremye irongera bakubise ikiganza gisiga inyama za hano imbere nizo zitavuyeho ariko inyuma amagufwa arashwanyagurika yajwe riramwira ngo ntuhagarara ukomeze ugende Imana avuga uburyo Imana iturinda ntabwo ari twe twirinda Imana iraturinda ikatubera amaso ibyakurikiyeho ni byinshi n'ubamya burebure ariko nubwo bimeze gutyo Imana iratubwira ngo mwirinde igishushanyo wahindura ikimenyetso babigenza ukuntu ariko Imana yacu ni ngari Imana ntiyakwinjira no mu mutwe wanjye Imana ntingana nuko nayibabwira Imana ni Imana nishimwe cyane haleluya ijambo riratubwiye ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba kubyo kumenya umwami wawe Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV kwa kabiri igice ni icyambere turebe ibyo Imana ishaka ko twumva ishaka ko twongera kumenya igice ni icyambere turasoma dure ku murongo wa mbere na rya Yesu Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose biza n'ubugingo no kubaha Imana tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza murongo wa 4 ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza murongo wa 5 ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose dusimbuke ku murongo wa 8 kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba
ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Imana nidufashe cyane. Haleluya. Munyemerere mumbe Bibiliya zanyu hanyuma tuganire mu minota dufite, turaza gusoza dusenga Imana. Twumvise uyu mugaragu w'Imana, umukozi w'Imana atangira yiyita imbata ya Yesu Kristo, ariko akavuga ati ni intumwa ye. Aravuga ngo ndabandikiye. Uru rwandiko ntabwo ari urw'Abakorinto, ariko niyo baba ari nabo, kuko dusangamo inzandiko zandikiwe Abakorinto, ariko ubutumwa burimo ntibugarukira ku Bakorinto. Natwe n'ubwacu ntabwo yandikiye Abefeso kugira ngo uyu munsi wowe Kacyiru uvuga uti ibyo, utaza kuvuga uti ni iby'Abefeso, si ibyanjye hahandi utuye hahandi cyangwa wowe. Ariko nubwo byaba ari ibyo, tureba message cyangwa ubutumwa buri muri babandi yandikiye. Ariko noneho uyu Petero ntabwo dutinda kugusobanura ibyo, ahubwo aravuga ngo ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu. Haleluya. Munyemerere tujyane twumve uyu mugabo utwandikiye, aratwandikiye. Yandikiye mwebwe, twebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye, aravuga ngo guhwanye n'ukwacu. We uvuga nubwo yatangiye yita imbata, ariko anakomeza avuga ati ni intumwa ya Yesu. Mu bagabo babanye na Yesu bakamwitegereza, bakamukoraho, bagasangira nawe, bakabana nawe atarapfa, bakabana nawe amaze gupfa, amaze kuzuka. Mu bagabo bahamya ibya Yesu uyu mugabo Petero arimo. Ntabwo turi buze kwinjira mu muhamagaro uko yahamagawe, ariko reka mvugeho gatoya. Igihe kimwe uzi ko yari umurobyi. Bibiliya iratubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 5 uhereye ku murongo wa mbere, ubwo Yesu yari ari kuri ariya mazi, kuri iriya nyanja, abantu benshi bakamukurikira bamubyiganaho ngo ashaka uburyo yabitarura kugira ngo avuge ubutumwa, ababwire iby'ubwami bw'Imana. Abona hafi aho hari ubwato, ngo bwari ubwa Simoni Petero, we yararimwo asobanuye inshundura. Aramubwira ati wantiza ku bwato bwawe. Amuha ubwo bwato, nabuzwa n'iki, angora bumu. Arangije ubwe Petero arabutsura, Yesu yigira hirya gato mu mazi, yitarura abantu nk'uko mbitaruye uko nguko, ngo atangira kubabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Ngo amare kubabwira iby'ubwami bw'Imana, amenya. Haleluya. Hari akaririmba abaririmbyi bajya baririmba bavuga ngo amenyera kure ibyo twibwira. Yesu amenya yuko Petero wari uraho wamutije bwa bwato, yakesheje ijoro ntacyo afashe. Hari ibyifuzo burya tugomba gusengera tukabyatura, ariko hari n'ibindi dusengera bucece. Haleluya. Uyu mugore witwa Hana, amasengesho ye ntabwo yari yayandi yo gukubita, abo ngo yasengeraga mu mutima, ndetse ibimenyetso ngo marira kaza, ndetse iminwa ikanyeganyega. Byatumye ngo umutambya, reka nkoresha iryo jambo rikennye, amwibeshyaho agira ngo yasinze. Atangira kumubwira ati uzagezaho iryo sindwe ryawe, ariko ntabwo yari yasinze. Ndetse n'ikimenyimenyi ngo yaramubwiye ati ntabwo ndi umupfapfa umuja wawe, ahubwo hari icyo mbwiye Uwiteka Imana, hari icyo ntakiwiteka, ngo umutambyi yumve ko wa mugore atari umusinzi, atari umusazi, ari mu cyerekezo cyiza cyo kubwira Imana atuje bucece, ngo ahita amusabira umugisha. Aravuga ati Uwiteka Nyiringabo akumve, aguhe ibyo wamusabye. Haleluya. Ntabwo amasengesho yose ari ugukubita, ntabwo ari ugusakuza. Turabyemererwa, tubasha kuvugira cyane. Ntuye hariya hirya gato y'Ikinyinya, hakurya gutya ahantu hari ishyamba, hajyamo abantu bagiye gusenga. Rero hari ubutayu, ariko ujya kumva ntabwo ngaya basenga bavuga cyane,
nanjye iyo nafashijwe bimbaho, ariko hari igihe ujya kumva abantu bijya nabyo twemere ko hari igihe cyabyo, ariko reka nkubwire ngo hari n'igihe iyo n'ubu turaha Imana izi ibibazo byawe. Haleluya. Fa kuba gusa ariyo wiringiye. Yesu amenya ikibazo Petero afite, kuko ngo bwari bwakeye nta kintu afashe, kuko yari amaze kumuha umwanya w'igikoresho cye, yari amaze kumuha umwanya w'igikoresho cye. Ngo Yesu arangije aramubwira ati ngaho jugunya inshundura iburyo bw'ubwato arafata. Petero afite impamvu yo kujya impaka, yaravuze ati twakesheje ijoro. Ubundi kuroba abaturiye amazi barabizi cyane, uretse bwa buryo baroba bakubita agashundura kagutya, ariko bamwe bajugunya bagatega ababaye ku mazi ari nko ku Kivu cyangwa n'ahandi. Buryo urya murimo akenshi ukorwa nijoro, niyo mpamvu bashyiramo n'amatara kugira ngo rwa rumuri rwa nijoro rushuka amafi, abandi bagahiga gutya kugira ngo bayakumire bayatangira ajyemwo. Akenshi ntabwo uwo murimo sinawukoze, uretse nanjye ibyo nabonye n'ibyo nasomye n'ibyo, ariko korwa cyane cyane nijoro. Petero afite impamvu yo kuvuga impamvu ntacyo bafashe, hari noneho ku manywa bitakunda bitashoboka, ariko ngo aza kwibuka aravuga ati kuko bivuze. Haleluya. Kuko bivuze, iyo iryo jambo turyizeye tugashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, iyo twizeye amagambo uko yatubwiye, hari bitangaza bikoreka. Ngo ajugunye arakurura. Ntekereza nkavuga buri ukuruye ikintu kirimo ubusa uracyumva, niyo ukuruye ikintu kirimo ikintu nacyo uracyumva. Baramuzi ko ushobora kujya nka no mu iteraniro nk'iri, ushobora kurijyamo ukumva riraremereye cyangwa ukumva hari ukuntu bimeze. Ibyo abarakore murabizi cyane. Petero ngo arakurura yumva hari ukuntu bimeze, byatumye ahamagara Yohana, ahamagara Yakobo, ahamagara n'abandi bene wabo, baraza bararoba. Ariko ngo amaze kugeza ayo mafi hakurya hariya, ngo nibwo yabaye nk'umuka amaso abona Yesu, ajya yamusobanukirwa, ngo yikubita imbere y'ibirenge bye aravuga ati vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Yesu ariko aramubwira ati humura, witinya, uhereye none uzagira uba abantu. Twavuze ngo uyu Petero watwandikiye wanditse ibi atangira yita imbata, ariko akitwa n'intumwa, ajya gutwandika azuwavuga azi ibyo ahamya. Aravuga ngo mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu. Ukwizera twagabanye bene data bashiki banjye, n'ukwizera iyo twizeye Yesu by'ukuri, n'ukwizera kudatandukanye n'uko aba Petero. Natwe turimo abagabo bo guhamya Yesu iyo tumwizeye by'ukuri, ntabwo ari uko turi muri 2022. Wenda ngo tuvuga ngo ubwo twebwe twizereye mu minsi y'imperuka, burya bafite kwizera gukomeye niba abandi bamwizeye cyagiye. Natwe twavamo, natwe turimo abagabo babasha guhamya ibya Yesu. Haleluya. Aravuga ngo ndabandikiye rero, ntabwo yabandikiye abo mu kinyejana cy'icyo gihe. Uru rwandiko rwanditswe muri 40 taragera no ku myaka 100 Yesu avuye nicyo, ariko uru rwandiko n'urwacu n'urwawe n'urwanye. Aravuga ngo ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ariwe Mana yacu n'umukiza. Imana ishimwe cyane. Ibyo Yesu aduhesha n'iby'igiciro bigenda bigatuma natwe dusingira kuri ya masezerano nk'aya batubanjirije. Naratangaye nyafashwa cyane n'iri jambo. Imana yahamagaye Aburahamu, Imana yahamagaye Aburahamu ikamukura muri Uriya Bakarudaya, ikamubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu, uve mu muryango w'iwanyu, uve no mu nzu ya so. Imana ikamuha ya masezerano y'umugisha, nzabana nawe, nzaguha umugisha, nzaguhindura umugisha, uzakusabira umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzaba. Ya Mana yahamagaye Aburahamu, iyo Mana nanjye niyo yampamagaye, iyo Mana niyo yaguhamagaye. Imana ishimwe cyane. Kwizera twagabanye nuko igiciro cyinshi guhanye nuko Aburahamu, guhanye nuko Enoke, guhanye nuko Eliya, guhanye nuko abatubanjirije. Iyo twizeye Yesu by'ukuri, kuko niwe uduhesha, kuko biravuze ngo tubiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ariwe Mana yacu n'umukiza. Imana nishimwe cyane. Agakomeza avuga ngo ubuntu n'amahoro
bibe muri mwebwe, mubiheshejwe n'uwo nguwo, buheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Umva ijambo rikomeye, aravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Imana nishimwe cyane. Imbaraga z'ubumana, iyo dufashe iby'Imana tukabifatira mu idini, tukabifatira mu ntege nke, tukabifatira mu mirimo, tukabifatira mu nshingano, tukabifatira aho tukabifatira, bitugirira umumaro muke. Ariko umva uko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko imbaraga z'ubumana, imbaraga z'ubumana zatugabiye ibintu bingahe? Ngo ibintu byose bibasha kutuzanira ubugingo. Ni iby'Imana yatugabiye, ntabwo ari ibyo twe twakoreye, ntabwo ari ibyo twe si imbaraga zacu zabiduhesheje, ahubwo imbaraga z'ubumana bwayo kubwo kwizera Yesu, kubwo kwizera umwana w'Imana, imbaraga z'ubumana zaduhesheje ibintu byose. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ibintu byose Imana nishimwe. Nayo mpamvu uyu munsi ntabwo Aburahamu ashobora guhabwa, cyangwa ba Enoki, cyangwa ba Eliya n'abandi batubanjirije, ntabwo bashobora guhabwa ku byasezeranijwe wowe nanjye tudahari. Haleluya. N'abandi abo twese turategereje kugira ngo urya munsi Uwiteka azatwireke, Uwiteka aduhe ingororano zikwiriye ibyo twakoze ku kwizera umwami Yesu. Imana nishimwe cyane. Jambo ryakomeje rivuga ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere, nimwumvire ijambo rikomeye, ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana, tumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Imana ishimwe. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, ngo kugira ngo ibyo bidutere gufatanya na kamere yande, na kamere y'Imana. Imana idufashe. Imvugo y'Imana, rangaje y'Imana, imvugo y'Imana, kugira ngo dushobore kwishyikira, birasaba umwuka wera w'Imana udushyira mu mwanya kugira ngo twumve. Ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi, kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana. Imana nishimwe cyane. Murimo murabyumva? Gufatanya na kamere y'Imana. Turabana b'Imana. Nasomye ijambo rirambwira ngo Pawulo yandikira Abikorinto rwa 2 aravuga ngo bene data ndabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana. Aravuga ngo ubwo dukorana nayo ndabinginga, ubwo dukorana nayo, ubundi jyewe cyangwa wowe, inyama n'amaraso, igitaka umukungugu, urinde wo gukorana n'Imana. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo hari ibintu twagabanye, hari ibintu twahawe, hari igiciro cyinshi twahawe tumaze gukira no guhunga kononekara kwazanywe mu isi n'iki no kwifuza. Reka tujye mu itangiriro. Imana yari yakoreye ibintu byiza abakurambere bacu ba mbere, ibaremera Edeni. Ubundi twebwe abantu duhangayitswa n'ubusa. Burya mbere yuko Imana ikurema, mbere yuko Imana irema umuntu, imuremera ibizamutunga. Kandi tubikomora hehe? Tubikomora mu ijambo ry'Imana. Nari Imana yarabanjire mu muntu hanyuma irema ibintu, cyangwa yaremye ibintu hanyuma irema. Iyo ni ihame ry'Imana n'umurongo w'Imana. Ubundi biturushya n'iby'ubusa. Yaba twari twizeye Imana, ubundi byose Imana yabishyize muri gahunda. Yaba ariyo twari twiringiye. Noneho kwifuza, Satani aje aravuga ati ntabwo ari byo yavuze. Yanze ko, ntiyashatse ko namwe muzamera nk'Imana nkayo. Bagira kwifuza, baragenda bakora ku cy'Imana yababujije. Kwifuza kuraza gukonona imitima yabo, kubazanira umuvumo, gutuma bwa bumana bari bahawe baba batakibufite, barabutakaza. Ubwo bumana bwongeye kugarurwa na Yesu umwana w'Imana,
ubwo yemeraga nawe kumena amaraso nk'uko ahandi hamenetse amaraso kugira ngo ubwambure bwabo butwikirwe, Yesu nawe amena amaraso kugira ngo natwe adukureho urubanza, atwikire ibyaha byacu, atuzanira nano ubundi bumana, ubundi bubasha bwo gukorana, ubundi bumana bwo gukorana n'Imana. Tumaze guhunga, tumaze kumwizera, tugahunga kononekara no kwifuza bizanwa mu isi no kwifuza. Tujye ijambo ry'Imana avuga ngo ibyo mushaka byose, ibyo mushaka byose, byose Bibiliya avuga ngo bimenywe n'Imana, tubisabiye, tubyingingiye kandi dushima. Ibindi byose bisigaye, iby'ibyubahiro, iby'amahoro, iby'iki byose, ibi byose ngo niba hariho kwizera, niba hariho n'urukundo, ibi byose Imana irabitubikira, bidufitiye. Imana ishimwe cyane. Jambo rikavuga ngo ibyo rero niba tubyizeye gutyo, niba tubyemeranirwe gutyo, niba tubyemeye gutyo, ngo aba ari byo bituma tugira umwete wose. Umwete. Nasomye ijambo mu gitabo cy'Imigani, umwete, ibyo bita umwete. Uzi ko umuntu utagira umwete mu Kinyarwanda bamwita n'inyanda. Uzi ko uyishyira ibyo kurya imbere, bayishyira ibyo kurya imbere. Muzi ikintu kinanira ni iki? Ikintu kinanira ni ugukoramo ngo yitamike. Numugana abanyarwanda baciye ngo inyanda bayishyira ibyo kurya imbere ikananirwa, ntabyo yagiye gukorera, ntabyo yahashye, ntabyo yatetse, ntabyo yagize, ariko byonyine kugira gute gukoramo ngo atapfune arye. Reka mbabwire, muri Yesu twabonye byose, Yesu yadutunganirije byose. Uyu mwete Bibiliya ivuga hano, uyu mwete umuririmbyi yarawuririmbye mu ndirimbo 110 mu ndirimbo z'agakiza, aravuga ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru. Buryo uko mwumva, reka mbabwire, ubu ngubu naho mwavuye Imana yari ihari, aho mwarayeho twarahise Imana ntiyari ihari, mu nzira se ntabwo yari ihari. Ijambo nasomye mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo ibice 11 muri iyo mirongo ikomeza hepfo, haravuze ngo wegera Imana. Haruguru gato y'umurongo wa ngira ngo n'umurongo wa 6 aravuga ngo ariko utizera Imana ntibishoboka yuko ayinezeza, ngo kuko wegera Imana akwiriye kwizera ko Imana iriho kandi igororera abande abayishaka. Murumva ko no gushaka Imana bifite ingororano zabyo. Gushaka ukuva mu mutima urashaka Imana, sibyo? None ko aho waraye yari hari kuki utayishakiyeho? Reka wumve irindi jambo riravuga ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Nukuri kose ukavuga uti ngewe ndajya mu nzu y'Imana, ngewe ndajya gushaka Imana. Ukumva ushaka Imana, ukareka n'ibindi, ukareka hari ibyo ureka, hari ibyo ushyira hariya, ukumva uwo mutima, uwo mwuka wo gushaka Imana, uwo mwete ushyira wo gushaka Imana. Ubundi Imana ahantu hose irahaba hose, ariko ninde ubona Imana? Nuyishaka. Mu yandi magambo nuyizera, kuko utayizera ntayashobora kwinezeza. Ariko ngo wegera Imana, bivuze ngo hari ahantu Imana iri, uwegera Imana, utera intambwe akayegera, uwegera Imana akwiriye kwizera ko Imana iriho kandi ikagororera abayishaka, kandi ikavuga ngo abanshakana umwete bose bazambona, kandi ngo umbonye wese ababonye ubugingo. Imana nishimwe cyane. Ibyo rero iyo tumaze kumenya ibyo by'igiciro twagabiwe, iyo tumaze kumenya uburyo kamere y'Imana Yesu yayituzaniye kugira ngo dutere gufatanya n'Imana, tumaze guhunga kwa gukira no kononekara, kuzanwa no kwifuza, ibyo dukwiriye kugira umwete. Bibiliya ivuga ngo aba ari byo bituma mugira umwete wo ibyo. Twasomye umurongo w'8 wavuze ngo kandi rero ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo. Haleluya. Ese murabyumva iryo jambo? Bikabagwiramo. Nibiba muri twe bikatugwiramo. Hari akagero kajya kamfasha, nisiga migani ni akagero, ariko reka tukifashisha. Ifi ngo bayororeye mu kibindi. Ubu nabonye hari ikoranabuhanga, basigaye bazana amafi bakayacururiza mu bintu mwarabibonye namwe
birimo amazi, amafi yigira atyo afite ubuzima, ariko burya baba bacometsemo akantu ka oxygene gatuma amafi adashobora gupfa, ashobora kugira ubuzima. Ifi rero ngo bayorera hajya komera nkaho, nuko noneho ngo yagigira iki igakubita kibindi, yagira iki igakubitaho, yagira iki igakubitaho, yumva amazi arayo, yumva ubuzima ari ubwo, irabwakirira bumenyera, yumva nibyo. Ariko ngo igihe cyaje kugera bayikuramwo, bamena mu mazi magari. Iyo rero yari yaramenyereye kugira gute kwizengurukira. Hari igihe dufata Yesu tukagira ngo Yesu angana nk'uko tumuzi, ariko Yesu aramutse angana nk'uko umuzi wowe, ntabwo yaba Yesu ari umwami w'isi n'ijuru. Yaba nicyo gituma uzabona abantu bamwe bafata Imana bakayitwara ahantu, abandi bakagenda bakayitereka nk'ahantu bagera imbere bakagira batya, abandi bakabigenza ukuntu, nuko ngo Imana barayifashe barayiminimiza, bayihindura igishushanyo, bahindura ikimenyetso, babigenza ukuntu. Ariko Imana yacu ni ngari. Imana ntiyakwinjira no mu mutwe wanjye. Imana ntingana nuko nayibabwira. Imana ni Imana, Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya umwami wacu. Turi kumwe? Cyangwa ingumba ni ukuvuga ngo kugumba mu buryo bw'umwuka, umuntu agahita iby'Imana byararangiye, ni ukuvuga ngo ibyo wamenye warabimenye nibyo, ariko Imana si uko ingana. Iyo ijambo ry'Imana ritubwiye uku kwizera iyo kuri muri twebwe, turaguka, tukaguka, tugakura. Pawulo yaravuze ngo nyiri umwana muto, urwandiko yandikiye abikorino, natekerezaga nk'umwana, nkavuga nk'umwana muto, nkakora nk'umwana muto, ariko maze gukura. Haleluya. Nibyo koko. Ariko natangariye umuririmbyi nawe mu ndirimbo z'agakiza, haraho yageze aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga, nuvuga ngo uzi kwizera. Yari amaze kuririmba yandirimbo ivuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera he? Agera kure cyane, agatambuka n'inyenyeri. Maze ngo umutima w'umuntu, mwumva ko kwizera, umutima w'umuntu uragenda ugapfumura iki kirere, ukagenda ugatambuka n'inyenyeri, ukagera imbere y'Imana, ugatangira gukomangira Imana urugi. Haleluya. Ngo ushaka kureba Imana. Uwo ni umutima wizera, upfumura ibyo mu isi. Ijambo ryatubwiye ngo ibyo nibiba muri mwe bikababwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya umwami wacu. Hepfo ku murongo w'Icyenda twasorejeho wavuze ngo kandi utagira ibyo rero, utagira ibyo azaba ameze nk'impumyi. Impumyi. Ariko icyitonderwa, iyi mpumyi ngo ireba, ariko irareba he? Ngo irareba ibiri hafi gusa, ngo ikibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Burya igihe twezwagaho ibyaha bya kera, igihe twakiraga Yesu tukamwemera nk'umwami n'umukiza, hari amarembo yadukinguriye. Haleluya. Hari ubundi bwami yatwinjijemo. Iyo rero twebwe tutamenya ibyo, iyo twibereye abanyabute, iyo twibereye ingumba muri ibyo, bituma tubimumye nyine, tugacungana n'ibyo mu isi. Ibyo hano mu isi nibyo tureba, ariko amaso yacu yarakwiriye kureba ibiri hehe. Nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tujye duhoza amaso yacu kubiri he? Kubiri mu ijuru. Ariko iyo turebye mu isi tugira ibibazo nk'iby'abandi bose, barataka tugataka, inzara iratwishe. Umuntu umwe yaramfashije mu minsi ishize, aravuga ati kubera iki dusengera ngo ibiciro bimanuke? Mbanza kumwumva nabi, ariko ngeze aho mwumva neza. Yaravuze ati ahubwo ngo dusengere ngo ibiciro nibimanuke. Nimureke tujye dusenga ngo ahubwo Imana iduha ubushobozi dushobore guhangana nabyo, kuko ubu se nusenga ngo ibiciro bimanuke, litiro y'amata ikagenda ikagura 200 cyangwa ikagura angahe, ngo nuko wenda ari ufite uzakomeza kuba umukene, ahubwo na wa mworozi cyangwa n'umuhinzi ibiciro nibimanuka ubu we azazamuka ryari? Ariko ibiciro wenda byazamutse tukabona natwe n'ubushobozi. Nabaye nk'ukumva gutyo, ntabwo nize economy bene mfiteho nosiyo, ariko nabandi mu byumve ahubwo ngo tuvuge ngo Mana ngo ibiciro byazamutse, ngo ibiciro nibigwe, ngo kugira ngo ntugasenga utyo.
uretse n'ibyo ab'isi nibaganatake nawe ngo utake, aho ujye wiherera ubundi nta sezerano wibitseho. Ufite isezerano ryo kuzicwa n'inzara, ufite isezerano ryo kuzapfa. Buriya rero reka nkubwire, ugifite isezerano, ugifite icyo wavuganye n'Imana, ntacyo uzaba. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana irindi ijambo ryayo ibihe ibihumbi. Niba ari cyo yakuvuzeho izakirinda. Kereka niba ufite isezerano ryo kuzicwa n'inzara, aho ubwo niyo izaguhitana. Ariko niba ntaryo ufite ihumure, ntacyo uzaba. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero rikavuga ngo ibyo bari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera niyo fondasiyo y'ibintu byose. Kwizera tukongereho niko Bibiliya yambwiye. Ibyo ngiye kubabwira ntabwo ari ibyanjye. Bibiliya yavuze ngo bya bindi ibyo bikwiriye kwaguka muri twe bikatugwiramo, ibyo bikwiriye kuba muri twebwe bikatugiramo imbaraga. Ishingiro ryabyo rya mbere ni ukwizera, kuko utizera adashobora kunezeza Imana. Ariko wegera Imana niyizere ko Imana iriho igororera abayishaka. Bibiliya ikavuga ngo uko kwizera tukongereho ingeso nziza. Nasomye amagambo y'Imana mu byakozwe n'intumwa 11 umurongo wa 19 kugeza 24, mpasanga umugabo witwa Barinaba. Ni nyuma gatoya yuko akarengane kaje gatewe na rwa rupfu rwa Stefano, abantu bamaze gutatana ngo bagenda bacecetse ntacyo bavuga, kubera ko ikibazo cyari cyabaye. Abantu bose bavugaga Yesu, bakavuga iby'ubwami bw'Imana, barabicaga, barabatotezaga, abantu bahita baceceka. Ariko ngo baratatana barahunga, bageze mu Antiyokiya abantu batangira bareba bakabona, bagatangira kubwirana ubwabo. Ariko ngo bigezeho rwose bona abantu barimo baratinyuka, abantu barimo barahindukirira umwami. Inkuru iragenda igera i Yerusalemu baravuga bati noneho twatuma yonde ngo ajye guhumuriza abo bantu, ajye kubakomeza. Baravuga bati ninde twatuma? Reka mbabwire burya abantu b'ingeso nzi, kwizera konyine ntiguhagije. Reka mbibutse ko n'abadayimoni nabo barizera, ariko kwizera agomba kuba gufite imirimo. Bibiliya iratubwira ngo kwizera kwacu kugomba kugendana n'ingeso nziza. Umuntu ufite ingeso nziza, afite kwizera, arakenewe, azafasha n'abandi. Ngo baravuga bati ninde twakohereza? Batekereza umugabo witwa Barinaba. Uyu mugabo ngo yari umunyangeso nziza. Haleluya. Dukeneye abakristo b'abanyangeso nziza. Iyo umukristo agira ingeso nziza, mwari muzi abantu b'imfura mu buzima busanzwe, abantu b'imfura babaho. Ntimubizi mwebwe? Ugasanga ashobora gukora n'ibintu n'abantu bitwa abarokore cyangwa abantu b'Imana badashobora gukora. Namwe murabazi. Akagira ingeso nziza, inzoga akinywera, yenda no gusambana agasambana, agakora n'ibindi runaka, ariko akaba ari umunyangeso nziza. Ariko no kubera iki tutabona abantu b'Imana bagira ingeso nziza? No kubera iki? Ntabwo ndi umucamanza, kandi barahari pe. Ariko twebwe icyo turimo kwigira ahangaha ni ukugira ngo niba utagira n'ingeso nziza, uyu munsi usenga Imana, ubwira Imana uti Imana b'ingeso nziza. Uzi kubona umugabo w'umunyamwaga akagira ingeso nziza, cyangwa akavuga neza ari mu rusengero, ariko yatahiwe abana bakagira batya, n'umugore akagira atya, n'abandi n'ahandi mu kazi n'abandi bakavuga bataraje, kandi akavuga Yesu, kandi mu rundi ruhande bati ni murokore. Ariko ninde ushobora kukubeshya? Umva, akaba yakubeshya. Niba hari ikintu kibabaza no kumva umuntu witwa umukirisitu ubeshya, cyangwa ushobora guteranya abantu, cyangwa ushobora kugira n'indi mico mibi n'izindi ngeso mbi, birababaza. Uyu mugabo ngo yari umunyangeso nziza witwa Barinaba. Biravuga ngo asohoyeyo kuri ba bantu bari batangiye gutinyuka, bagatangira kwizera umwami Yesu, ngo arabahumuriza, arababwira ati mukomere, mugume mu mwami Yesu, mumaramaje mu mitima. Noneho Bibiliya ikavuga ngo kuko yari umunyangeso nziza, ngo yuzuye kwizera, afite n'umwuka wera, ngo bituma abantu bongererwa umwami Yesu. Abantu bongererwa. Ubu wowe nanjye hari igipimo uyu munsi wa none Imana ijiga kubita, niba ari aha, niba ari he, sinzi aho yakubita, ishobora gusanga hari igipimo buri muntu wese muri twebwe afite cyo kwizera umwami Yesu. Ariko icyo gipimo gikwiriye kwaguka, ntiduheraho, sibyo? Tukaguka. Bibiliya yavuze ngo asohoyeyo ngo arabahumuriza, aravuga ati mumaramaze mu mitima yanyu, ngo kubera yuko yari umunyangeso nziza, afite kwizera, yuzuye umwuka wera, ngo bituma abantu bongererwa umwami Yesu. Burya umuntu wizera umwami Yesu afite n'ingeso nziza, reka nkubwire ngo buriya iyo yavuze Yesu, noneho abantu bakabona na za ngeso ze,
abantu baraguka mu mitima yabo, kwizera kwabo kuraguka bagakunda Yesu. Bikaba bitandukanye n'umuntu uvuga Yesu ariko afite imico mibi, ngo bituma noneho wa wundi we abantu na Yesu bari bafite n'igipimo cya Yesu cyo kumwizera bari bafite, bituma kigenda gishira, bakavuga bataho kugira ngo mere nkawe nzabyihorere, nzabireke. Kwizera dukongereho iki? Ingeso nziza. Niba utagira ingeso nziza, senga Imana bigira icyifuzo. Kandi buri hari ibintu wowe uba wiziho n'abandi bakaba babizi. Hari n'ibindi bintu abantu bashobora kuba batazi, ariko ukabugira ingeso mbi, ukabugira imico mibi, akaba nta wundi muntu ubizi ari wowe ubizi. Ibyo rero nabyo, uyu ni umunsi mu gusenga kwacu tubwira Imana ati Imana nkiza ingeso mbi, nkiza imico mibi, ndashaka kuba umuntu ugira imico myiza. Kandi nibiba bityo, burya nta nubwo uzasarara, nta nubwo uzirirwa ubwira abantu ubutumwa bwiza, bazareba ingeso zawe, bazareba imirimo yawe, bahindukirira umwami Yesu. Twihute. Ijambo ryavuze ngo uko kwizera twongeyeho ingeso nziza tuzongereho kumenya. Kumenya ntabwo ari ukujya mu mashuri gusa ngo tujye kunguka ubumenyi, ahubwo yandikira Abakolosayi igice cya mbere yaravuze ngo tumaze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera, tubasengera uko bwije nuko bukeye, twifuza yuko mwuzuzwa ubwenge bwose kugira ngo mumenye imbaraga z'Imana, mumenye urukundo rw'Imana, mumenye ngo hari naho yageze aravuga ngo kugira ngo mugere ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Umuntu w'Imana akwiriye kunguka kumenya Imana. Numere nka yafi ngo uvuge nk'Imana namenye ngo narayimenye. Imana ntingana nk'uko uyizi. Twunguke kumenya Imana. Ijambo ryarambwiye hariya mu gihe basaduraka na Bameshaki n'Ababedenego bari i Babuloni, hari amakuru bari bafite ku Mana yabo. Burya iyo bataba bafite ubundi bumenyi ku Mana, nta kuntu wakwenyegeza itanura za nshuro 7 ngo rirebe nurangiza ngo ujye nawe kuvuga ibindi, wabivamo. Ariko bari bafite hari ubumenyi bari bibitseho bw'Imana yabo. Danieli bamugamanira kwa kundi, ariko aravuga ati iyo namenye, iyo n'abandi baravuga bati iyo ngiyi ibasha kudukiza uwo muriro, ariko nawe itadukiza kuko twayimenye. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera, abazi Imana yabo, hari ubumenyi dukwiye kwibikaho bwo ku Mana, ukamenya ngo Imana iyo wizeye iyo ngiyo ntabwo izagusiga, ntabwo izagusigira. Dufite amasezerano, Imana ikageza ivuga ngo naguciye mu ntoke zanjye. Niba Imana yaraguciye, ijambo rikavuga ngo ababyeyi bashobora kwibagirwa, ariko jyewe ibyo byibitseho bituma ukomera. Abazi Imana yabo baza kwizera. Twongeyeho ingeso nziza tuzongereho iki? Tuzongereho kumenya. Shaka Bibiliya iratubwira ngo dushakashaka uko twamenya, uko dushaka. Abashakashatsi ni abantu baragenda bakaba n'udusaza, ukabona n'abantu bananutse babaye ukuntu, bahora bashakashaka kumubona ibi byose iterambere isi igeraho. Nuko ikoranabuhanga ryaje rikabyoroshya bimwe, ariko abantu babagana bakifungirana bari mu bushakashatsi ngo buzateza isi imbere. Bibiliya nayo iratubwira ngo natwe tujye dukora ubushakashatsi, dushakashaka uko twamenya ibyo Imana yacu ishaka. Imana nishimwe. Izangezo nziza tuzongereho kumenya. Ahubwo dore noneho ikindi ngo kumenya tubyongereho kwirinda. Tubyongereho iki? Kwirinda. Nigeze mpa ubuhamya gatoya abantu twabanye mu iteraniro rya mbere. Ubu umwanya urarangiye, ndabona tugiye gusoza dusenge. Ariko umunsi umwe barandashe, ndi mu modoka, ntwaye imodoka, barandasa. Kababwire ngo buri Imana itubwira ngo twirinde, ntabwo ari umusanzu, ntabwo ari umusada Imana idusaba ngo nuko yananiwe kuturinda. Imana iturinda tubizi tutabizi, Imana iturinda duhari tutanahari. Ndetse Dawidi yaravuze ngo iyaba atari Uwiteka wabaye, natwe biba byararangiye. Imana iraturinda. Icyo gihe Imana yarandinze. Bakubise amasasu, twagize gutya dukase gatoya mu ishyamba ryo muri Nyungwe Efiri. Niba ari hepfo, niba ari hirya, kasi kuje ngiye wari uri kuri vora. Ikintu numvise amasasu aravuga ngiye kumva numva ibintu byatumutse,
numva byanguye mu maso. Kera byari ibice by'umubiri wanjye n'amaraso arakubita, ariko bigikubita numva ijwi ndavuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu. Burya iri zina ni izina rikomeye, iyo turitabaje tukaritabaza. Nageraga n'ubaracyahari mushiki wanjye yajyaga avuga data ntakiriwe, yitwaga Samuel, akantu kakubita Yesu Samuel we, Yesu Samuel we. Ariko amaze gukizwa namwigiyeho ibintu uwo mushiki wanjye, mbona ko yahinduye, akajya avuga Yesu, mwami Yesu. Burya bya bindi iyo tubivuze tubikuye ku mutima, burya abangukira kudutabara. Cyarakubize gikubize ni mwami Yesu, numva ijwi rirambwira ngo ntuhagarare. Nziyonja se umushumuri abiziho. Twarakoranaga umurimo w'Imana, nakoraga muri ADPR hariya muri icyo gihe. Ntabwo nari nziyonja. Amasasu papa nanjye ndi muri mwami Yesu, ko nakandagiye kuri accelerateur sinzi yomba niyonja. Abaje kudutabara, ibimenyetso byo kuturasa by'ibishwanyaguriki by'ibirahure, naho imodoka yananiriwe ngo hari ibirometero 2. Ariko ntabwo ari giye watwaye, natwara gute se kukuboko bari baguciyemo. Ukugufashe gutya Imana yongeye kukuremarema. Yarakuremaremye irongera bakubise ikiganza gisiga inyama za hano imbere nizo zitavuyeho, ariko inyuma amagufwa arashwanyagurika. Yajwi riramwira ngo ntuhagarara ukomeze ugende. Mbona ndavuga uburyo Imana iturinda, ntabwo ari twe twirinda, Imana iraturinda ikatubera amaso. Ibyakurikiyeho ni byinshi n'ubumya burebure, ariko nubwo bimeze gutyo Imana iratubwira ngo mwirinde. Haleluya, mwirinde. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira mu Efeso, iyo usomye ibice 5 wera ku murongo wa 15 avuga ngo mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi imeze gute. Mwirinde. Umuntu w'Imana agomba kwirinda, akirinda mu byo avuga, akirinda mu byo akora. Ibyo nibiba muri wowe bikakugwiramo, ntabwo uzaba ingumba yo kumenya Yesu, ntabwo uzaba umunyabute. Ariko nibitaba muri byo, nawe uzamera nka yampumyi, wibagirwe ko ayakwejeje ari amaraso y'igiciro gikomeye cyane. Imana idufashe cyane. Ijya y'ibyo intambwe ikurikiyeho iravuga ngo kwirinda mukongereho kwihangana. Kwihangana. Yakobo yaranditse aravuga ngo ntimuzi yuko abihangana ababita abanyehirwe. Kwihangana. Uzi umuntu ushobora kuba akagira izo ngeso nziza, agakora ibyo byose, ariko akabura icyo bita kwihangana. Esawu, uzasome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, nta muntu ujya umbabaza nka Esawu. Esawu afite umurage, afite umugisha, abyandikiye byose, ariko umunsi umwe ngo aje akoza. Ni imvugo ya Bibiliya y'Ikinyarwanda. Aje muri makeya ashonje inzara, kandi inzara yari afite sinzi ko yari kumwica wenda ngo ararapfuye, ariko ngo nanirwa kwihangana. Arazasanga mwene nyina atetse ngo aravuga ati nyera ibyo kurya, undi kubera ko yarazibanga wa undi afite aramubwira ati ese nanjye uremera kuma kuri wa mugisha wawe. Undi aravuga ati bimbwiye. Hari igihe tutajya duha agaciro iby'ubuntu twagiriwe. Uravuga ati nyera, undi araryaranwa arangije, ariko hirya gatoya niho tubisoma no mu Rwanda kubona cyo Abaheburayo, aravuga ngo nubwo yaje kubishaka cyane arira. Hari ibintu ushobora gukerenza, ariko nyuma ukazarira ukicuza ukanagira, ariko ugazasanga byararangiye. Ariko biravuga ngo ubwo zangeso nziza tuzongereho, ubwo twazongereyeho kumenya, nimureke tuzongereho no kwihangana. Wihangane. Birambwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ko namara kwemerwa azaba ikamba ry'ubugingo. Imana nishimwe. Izo ntambwe bene data, aya ni amagambo ntabwo ibi ari ibyo gusatura, si n'ubutumwa bw'abakristo, n'ubutumwa bw'abangaba bamaze gufata Yesu, bamaze kumwizera, kugira ngo ugire umwete muri inzira y'Imana. Kukarambwira ngo nutizira umwami ntabwo uzajya mu ijuru, habe no guca umutaro, n'ubugingo ntuzabubona, kandi n'ijambo ry'Imana ribivuga. Imana idufashe cyane. Kwa kwihangana tugomba kukongeraho kubaha Imana. Kubaha Imana. Kamabwira ikintu cyiza. Abaririmbyi bajya babiririmba ngo uyu muntu yubashye Imana nayigira gute? Uzi ko nta kintu kidakunda icyubahiro.
uzi ko nabyitegereje, uzi ko n'imbwa, sinzi hano niba hari abatunze imbwa, uzi ko n'imbwa nayo ikunda umuntu yubaha. Imbwa iyo yubaha ukayigenza ukuntu, imbwa yo ngo iteye no kwayo, ngo hari ibintu imbwa igira birenze n'iby'umuntu. Uzi ko imbwa uyigirira rimwe inshuro imwe, uyigirira neza inshuro imwe ngo ikazabyibuka inshuro 100. Abashakashatsi nuko babibonye, imbwa uyigirira neza rimwe ngo ikazabyibuka igihe kinini cyane, kazabikwibukira. Uzi ko n'umwana mutoya akunda icyubahiro, akana gatoya kakandi gatoya, uzi ko iyo ugafata gutya uzamurebe nabi, uzamufata ukundi kuntu urebe. Ababyeyi murabizi cyane, hari umwana ushobora guhereza undi akamwanga, kandi abana ntibangana, ariko burya bamwangiye iki? Burya ntabwo amwubaha, ntamufata neza. Ariko uzamufate neza, urebe ko umwana azagusekera, azakurwanira. Umwana ashobora no kurwanira utari nyina, kubera iki? Kubera ko mufata kandi akaba yakwanga nyina, kandi nyina ubundi ntawanga nyina. Ariko nawe niba umuhoza w'urutoto nawe ukamugirira neza, ukamugirira nabi kwa kundi, ashobora kukwanga. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo byose tubyongereho kugira ngo kubaha Imana. Ikindi nabonye umwanya ni mutoya, Bibiliya yaratubwiye ngo iyo kubaha Imana, nimwumve neza, ni muri uru rwandiko Timoteyo yanditse, Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere 6:6. Iyo kubaha Imana bifatanije no kugira umutima, bivamo inyungu zingahe? None se ko nabonye ko ibyo turwanira mu isi, ibyo duharanira ari gushaka inyungu, ubundi kuki tutashora imaraho niba havamo inyungu nyinshi? Kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe, ubundi harimo ibanga. Ibyo rero kugira ngo twagukirwe, kugira ngo kwa kwizera kwacu gukure, kugira ngo tudakomeza kuba abanyabute cyangwa ngo tube ingumba, tugomba no kugerekaho kubaha Imana. Tukubaha Imana, Bibiliya iranatubwira ngo tukagira n'uwo mutima unyuzwe, bizatubyariramo inyungu. Kandi inyungu Imana ivuga ntukazipimire mu mafaranga, ntukazipimire mu mazu n'amasambu. Hari ahandi warebera inyungu ziva ku Mana, kuko ibyo ngibyo nubwo wabibura uri mu isi, ariko mu ijuru hari ibitubikiwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero hakavuga ngo mbere yuko tugera ku ntambwe ya nyuma, hakavuga ngo ibyo tubyongereho gukunda bene data. Gukunda bene data, uzi ko bijye bigaragara yuko natwe uko tuza turi mu nzu y'Imana ahangaha, hari abantu bicarana badakundana, bagasengana badakundana, bakaririmbana badakundana, bagaturana ari bene se. Kandi ubundi reka mbabwire, ibintu bitaraba bibi, ubundi Bibiliya yaratubwiraga ngo hari ikintu kizabamenyeraho yuko mukundana. Abakristo ba mbere barakundanaga, bagasangira ibyabo, hari ukuntu noneho ngo bituma abantu babitegereza, noneho nabo bagashaka kumera nkabo. Iyo abantu b'Imana bakundanye, buriya hari ibintu bipfa, hari imbaraga z'umwijima zipfa. Ariko iyo abantu batangiye kurwanyanya kandi barangiza bakavuga bati, iyo turi kwigaburo ryera, turi kwigisha abakristo, turababwira ati kwa kuri Bibiliya ivuga ngo umuntu yindire yisuzume, adapfa kurya adapfa kunywa, ngo kuko nicyo gituma bapfa kurya bakanywa batitayeho, ngo bamwe bakarwaragura, abandi bakaba barapfuye, abandi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Uzi ko burya abantu b'Imana iyo usangiye na mwene sigaburo ryera kandi utamukunda mu mutima, utamwifuriza ibyiza, buri kera baba waramaze kurwara, kera baba waramaze gusinzira, bitangira ari ugusinzira, bikaza ari ukurwara, nyuma yaho haza iki? Gupfa. Reka twihute. Hirya y'ibyo Bibiliya iravuze ngo n'urukundo, urukundo ni rwo rutwikira byose, urukundo ni rwo rubabarira byose, rwihanganira byose, ibindi byose bizashira, ariko hasigara iki? Bibiliya iravuze ngo ibyo nibiba muri mwebwe bikabagwiramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu. Dusoza dusenga Imana, nagira ngo uyirebere muri iyo ndorerwamo mwene data mushiki wanjye. Iyo ndorerwamo ntihagarara imbere yawe, uyireberemo. Ugiye gusohoka ujya mu rusengero cyangwa n'ahandi, imbere ufite mu rugo rwawe ikirori cyangwa indorerwamo, ntabwo wakwemera gusohoka uyibonyeho umwanda. Siko bimeze? Byakundara? Niba ijambo ry'Imana ari kubereye indorerwamo wireberamo, urumva pe hose wagiye uvivura. Ariko dore uko twigishijwe Imana, twagishijwe nk'Imana ikiranukira kubabarira no kutwezaho ibyaha n'ibicumuro byacu. Haleluya. Muhaguruke dusenga Imana.
tugiye gusenga Imana kandi nagira ngo tugiye gusenga Imana nitumere nk'indyarya. Abantu babiri bagiye gusenga, ndibuze kurarika umushumba Ernest yegereye hino aze gusengera aba bantu b'Imana.